ubwo rero aka kanya turi kubona n'abafite amafeza ibintu byatangiye gukomera. Ejo nabonye video nifata mu maso ndavuga ni noneho ahantu ibintu bigeze. Hari amakuru none ari kuvugwa, hari n'amakuru atagomba kuvuga ubu tuvugana. Umva ko muvuga amakuru hazagira uvuga iriya nkuru. Ako nkunda gufata umunota umwe ngatekereza ndyamye mu isanduku mfite amapamba mu mazuru bari kunsezera bazenguruka umurambo wanjye bansezera. Ngavuga niyo image zabimeze gute nge ngunda kubitekerezaho. Hari n'umuntu ubwira ngo uzapfa akakubwira ngo toka shitani ngo ndakwiyamye. Kandi akazi twe dukora hano akenshi twirinda gushyiramo amarangamutima. Kuko iyo uri umunyamakuru w'umunyamwuga, iyo uri umusesenguzi w'umunyamwuga, iyo ushyize amarangamutima menshi mu bintu ukora, icyo gihe utangira kuba umuhezanguni. Abantu bafata abantu badafite ibimenyetso, badafite icyo, ugasanga ufasha umuntu from nowhere araza ngo ninjye wateruye Sabe. Nyine nibyo bavuga ngo nugutangaza ibihuha. Urumva ibyo rero nabyo aba ari ibihuha. Ariko nanone nago twarenganya ababikora, ahubwo nge nsigaye ndenganya audience. Nimba yatangaje ibyo bihuha mukajya kumureba mushaka iki? Ikibuga ni kinini, hari abantu batangaza ibintu bizima. Wowe bibona gute rero? So uburyo mbibonamo rero nuko buri muntu wese afite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo. Sibyo? Hano aka kanya wavuze ko nyir'urugo yapfuye ntago ari uba wakoze iki, uba wamwishe. Nimba Saba aka kanya ibintu byaragiye bigaragara gutya step by step, urumva bikagera naho tutangira kubona reaction za Sabi nazo zitari, navuga ngo zitari mu gihe cyanyacyo, kujya gupostinga umugore we ngo ndagukunda. Bira ni ibintu bita byerekana intege nke no gushaka gukonfirma abantu ko nta cyabaye, kandi mu by'ukuri wowe ushaka kubikora kuri pressure mu gihe afite uruvugiro, kuko zira video ubwazo zitanga uruvugiro. Aka kanya RIB ishobora gukurikirana washyize zira video hanze, ariko ntago izakurikirana bari kubivugaho kuko video already amaze kugera hanze, kandi siwe wayizanye. Sibyo? Wenda icyo ngicyo nacyuze kukigaruka ukimbaze kuri uriya mugabo wagiye guha ikiganiro Sabe. So icyo rero icyo navuga nuko aba bose bari no mu bucuruzi. Iki kintu tukigarukeho, haba uvuga Sabe nabi, haba uvuga Sabe neza. Ubu no bucuruzi barimo, ubu n'ubucuruzi turimo nanjye kanikiremo, kubera ko umunyamakuru nyemye ukanshaka inkuru ikubagaho, icyo biti kubagaho ni ya nkuru nyine ndibuzane nka breaking, umuntu wese akavuga ati ibyo rero nawe Sabe yarabikoze igihe yakoraga ku gihe. Bivugwa ko Knowless yagiye ari kurira akajya kubwira Sabe kujya akamuga ati mbabarira tight irahari, nuko telefone angira ndaza kwikwereka. Yashyize ifoto ya Knowless na Safi aravuga ngo Knowless yatarokoka ngo kondomu za Safi tahitira cyahari. Sabe aramuga tuzabaza nibyo icyo gihe yakutangazaga inkuru mu gihe yarafite fact Knowless katagiye kumurega. Nareke rero nawe bamuvuge. Niba tubona uwitwaga bajya babyita guki, iyo umuntu ari inshuti yawe cyane, imandwa ni iki? Ni imandwa sinzi ukuntu babyi nyine mu kinyarwanda nge maca no oya best friend, ariko tujye dukoresha n'ikinyarwanda kibitse kugira ngo abari inshuti magara. Ako bakunda kubyita ngo ni imandwa ye. Ni iki? Ni giti mu jisho? Ni okay, it's fine uko twabyita kose, ariko reka ubwo tubyite inshuti magara. CHITA. CHITA rero, CHITA rwose ikikwereka ko ubucuruzi bukaze. CHITA buri reaction twari dutegereje kuri CHITA yagombaga kubiyihe gasa. Reaction twari dutegereje kuri CHITA kakanya nk'umuntu twabonaga umeze uri close na Sabe. Sibyo? Kandi ubushuterega ni cyiza yabaga abantu twagiraga inshuti nka ziriya. Ariko icyo navuga kuri CHITA, icyo namugayaho, CHITA ntabwo yagakwiye kuba ari no mu biganiro byari kuvuga mu Sabe. Utagenda avuga ati Sabe nyine agiye kwiyahura. Ukaba ushatse kuvuga ko CHITA nayo gucuruza Sabe? Ariko umuco of course mu buryo buri professional, that's good, ni byiza, nibyo ni ubunyamwuga rwose, nta nikosa ririho. Ariko nitugaruka mu buryo bw'ubushuti, it's a big mistake, kosa rikomeye ku nshuti. So ikintu cyaje kuba rero umunsi umwe baje kuryamana by accident, kandi wabo bose bari babizi. Man, umumama wo mukobwa ahita amufungisha. Noneho nyine urumva story itavuga mu mujama yafashe ku ngufu. Bari bakunda imyaka 3 babizi, barutanwagamo imyaka 2. Ntabwo erega inshuti zawe zose zizaguma mu byiza. Nicyo kintu nyamvuga. Iyo umugore n'umugabo bagiye mu rusengero bagasezerana ngo tuzatandukanywa n'urupfu, ngo tuzabana mu bibi no mu byiza, ibibi ni ibihe? Ni by'umugore wa Sabe ari gucamo. Niyo mpamvu agomba kuba iruhande rw'umugabo we. Hari abantu badatekereza ku kintu cyitwa ibibi. Wowe kumva ngo ibibi ni just kuvuga gusa tuzabana mu bibi ni byiza.
umugabo rero yaguca inyuma ukirengagiza ko guca inyuma biri muri bya bindi bibi. So rero ngewe na mpamvu navuga ngo ngewe mu buryo bw'ubushuti nzi bwa Sabe na CHITA ntago ari wa muntu wagakwiye kakanya kuba yicaye ari kuza avuga ngo ngazanye ngabashaka gushinjura Sabe, ngazanye abashaka kuvuga ngo Sabe nibyo banabivugira ahandi nuko abana bivugiriwe nta kibazo, ariko mu buryo bw'ubushuti umva rwose biriya ntago nabishima pe. Ariko habaho level, niyo mpamvu tugira n'ibyiciro by'ubudehe. Ntago rero mukobwa ngo ino ndeba ari icyiciro cya Sabe, ntago ari icyiciro cya Sabe. Sabe ku rwego ariho, Sabe ku mafaranga afite, Sabe ku mugore mwiza nabonye afite. Uriya mukobwa ngo ino ndebe. Abastari bacu tujya tugira ikibazo cyo guhitamo nabi, nabyo bikatwafekta. Handi uzabona Diamond aracilinga n'abantu babazari bafite boss ladies bafite amafaranga. Ubu se Sabe wenda hagize ibyago uriya mukobwa yamukavaringa mu buryo bw'amafaranga finance. Byiburiya bari nkundi nkari yakuru. Se nkari yakuru uvuzwe kuri Sabe. Niyo mpamvu nkubwira ngo sometimes wowe icyo ugenderaho nuko abajejeta faranga babiri bagomba kandi si ngombwa icyo gihe rero nta muntu wazagira urukundo. Si urukundo Sabe afite umumama, afite umudamu mwiza. Biriya babyita hit and run. Iyo ndirimbo ntago yize. Hit and run. Hit and run rero none nandi uzabona man nakubwiye ngo abantu nibaze kunyumva nabi ngwino ndebe no mu buryo buri physical naga ari ku rwego rwa wenda Sabe ariko afite amafaranga, ariko afite amafaranga urya neza kuki abantu mutabyumva. None se ni mu buriya mudamu naga ari muba ariko naga ari mwiza, nago bishamaje, ariko ibyirari amafaranga arabyuzuza. Byifuzo byirari irari rifitanye isano na Satani. Kandi Satani kandi bakavuga ko amafaranga nafitanye isano na Satani. Bamwe bati kubera iki mukomeje gukora ibiganiro ku muntu tinago bikwiye, ndetse wa mugani yaburi gukora mu buryo buri positive nawe uri gukora mu buryo buri negative, bose bari gukora bimwe kuko wa mugani wawe icyo kintu uvuze umpaye ingingo. Wa mugani wawe nge ntashaka gucuruza ntago nakicara ngo mvuge uyu muntu. Niyo nakicara ndi kukuvuga mu buryo bwiza, ariko still ndi kukuvuga. Rero witera umuntu amabuye ngari kuvuga ukabyumva, kandi nawe wicaye kuri platform yawe uri kuvuga uko byumva, cyangwa se watumirwa yabaye kuvuga uko babyumva. Ariya ngo munyasekundi tujye kuri CHITA. Nimba uri kuzana abantu ngo bari kuvuga nabi Sabe, wowe CHITA kuki utakoze ikiganiro kimwe wenda cyumu, kuki ukomeza kubikomeza se? Urabibona ni inkuru nyamukuru mu gihugu. Iyo ni inkuru amaradiyo ari kubyuka akayivuga. Mu rubuga rw'imikino abantu bari kugaruka kuri Sabe, nabyo wumvishije. Ntago wajya urinda uvuguruza ribo, ahubwo uricara ukavuga inkuru ukavuga uti ndimbati nyine biki sibyo. Ariko akanya Sabe ntago tuzi neza ko amashusho nyine, hari abatazi ko amashusho yako nyine maze kwibona karaye sibyo. Aka kanya Sabe nyine biracyari mu rujijo, hari abantu bagomba kuza bakavuga si nibyo cyangwa sibyo. Ariko ngiye inkuru yatangiye kugera mu maboko ya RIB. Buriya izi nkuru ni nkunda kwirinda je. Iyo umuntu bamutaye muri RIB ubwo abari mu bugenzacyaha dosiye bagiye kuyishyikiriza ubushinjacyaha, icyo gihe mba ndetse kuvuga je. None ndimbati nimba nawe yaraje ejo bundi ukabona ko avuga ati rega ntiyakagira umugabo se kwa mugenzi we, nawe ukabona ko agaruye bya bintu bya kera. Ni ukuvuga ngo ndimbati hari akababaro n'agahinda yatewe so kwikina kandi abantu banyumve neza. Yego n'umuntu ufite sibyo ibyiza yakorewe n'umuntu. N'uyu munsi ngewe umuntu ambwiye ati rwose Sabe yangiriye neza kandi koko yakoze ibikorwa biri hejuru, ndifuza kuza kumushimira. Sha rwose ahawe ikaze kuko umunyamakuru nuko nyine ntago nazana kuza se kuvuga umuntu nabi ngo yaragwe bicyagize iki ntacyo nge bimariye. Nuwaza kuvuga neza nabyo ni inkuru ari kuri trend, ugomba gufata impande zose ukazumva. Nyine ni uwo muntu naba harazazi ariko none nicyo nakubwiraga ubusesenguzi bw'abantu ntago nge wajya kubunziza kuko ntago ari nge wagupakiyemo ngo uvuge ibi. Wowe urabivuga mu busesenguzi nkawe uko byumva kandi nitwaza ibitekerezo. Rero hayigira umuntu uzayivugisha ngo ariko se Sabe muramushaka iki ngo hoya ngo ntibyagakwiye. None se wa mugani kuki niwe byo twavugaga kuki ndimbati twicaye twamwicare twamuvuga nuko ari umustar nuko ari inkuru y'igihugu sibyo. Kandi nubwo wavuze ngo wenda ngo Libere yabitangaje
ariko nta muntu wigize aza ni bakeya baje ngo avuga ati nubwo ndimbati yagiye imageragere rirabye ki rirarodeniye reka dutegereze ashobora kuzataha abenshi barazaga bakamurimira hitaka hanyuma se kuki nta munyamakuru wigize azavuga ati nyamara nubwo bimeze gutya ndimbati bikaba bimeze gutya arege mageragere biranashoboka yuko yazaba umwere ariko ikintu aba ari gukora ni kwa gukora iki ni ukwitaba mu nama kandi ari kumuvugira in positive way mu buryo byose bakoze nubwo The Ben atavuze uriya mukobwa ngo akajya kuvuga uretse wumvishe yaravuze iki ugiye kuba nk'aba bandi uzi icyo byakoze ntago uzi inkuru ihari ubu ya The Ben ushatse kuvuga ko uriya mukobwa nk'abatekereje ko yatumwaga yatumwe na The Ben yaratumwe ahubwo agiye kuvuga yisanga yavuze ibintu biri no sense urajya kuvuga ngo umuntu twajyanye na Uganda twajyanye na henda mukunda cyane nako ushinzwe social media niyo wica afite abasore nka magana bari ku mamashini bari kugenzura ibigize ibyaha muri iyi case minu bumwe twabonye minister agira icyo atangaza avuga ati mwitonde umuti turimo turakora iki turimo turawuvuguta kandi ujye wibuka ko umuti na his excellence ndamukunda cyane yavuze ati muti nugusharira ariko hari abantu baba bagomba kuwunywaho ikintu kibabaje nuko muri iyi minsi dushobora kubura abantu bakomeye muri showbiz bari hehe bagiye kugororwa akajya kwicara akavuga ari amagambo angana kuriya ku mwana w'umukobwa ngwino ndebe n'ibyari mu ikosa nimba birari byo koko ariko suri wowe uri papa wa ngwino ndebe wowe ko nahoraga mbwira ngo ngwino ndebe ngo wa mwana we wese wagiye gutandukana n'umugore ibyo bigenze gute ariko ntabwo yajya kumururiza wowe none se bura byari n'ubucuruzi usura mugabo se ari mu bucuruzi we kujya gufatira video Sabe yarabizi ko Sabe ari umustar yarabizi ko nyine agomba abonye inkuru numvisha afite n'agasino name nimba ari ngo ese John tujye tuvugisha ukuri hari mu zari zirimo hagiye no gusohoka n'izindi nkuru zikomeye hari amakuru dafite gihamya natangaza hari umuntu ambwira ati izi nkuru turi kwivugisha n'utwana kuri Sabe ngo inkuru nago yari yazi inkuru nyamukurira izi ni ingingo z'ingenzi umuntu bagasanga mu mpamvu zamuteye kwiyahura hari uruhare rwawe rwamusunikira Sabe rero yasunikirijwe gusimbuka nimba koko yarasimbutse nimba yaranavunitse yego niwe wavunitse ariko hari abamusunikirije muri ibyo bintu byo gukora iki byo kuvunika bari abantu bafashe video Sabe bamusunikirije mu gukora iki mu kuvunika kuko babigizemo uruhare ibyabaye kuri Sabe imvune ya Sabe bayifitemo uruhare bamusunikirije mu kuvunika gufata video se byari ngombwa no abandi ko bavuga nibivugwa nagiye mbyumva no ku mihanda ngo uriya John ngo yatumwe na Yago hari ahantu byabihuriye Yago se yaba yarabizi ko Sabe ajya hari ahantu nacyo gishyireho umucyo dusoze Yago mu biganiro bye abantu babikurikiranye yarababwiye ngo ndacyafite rokete ziremereye hano inyuma yanjye mugomba kwicara mukanyitondera tekereza aho umuntu akubuza kuvuga izina rye mu kanwa akakuvuga ngo no nibeshye wongere tekereza ikintu cyatumye Brian acece tuzi Brian ukuntu avuga Gasaro TV bakunzi ba Gasaro TV tubaye ikaze aho merereye mu mpande zose z'isi tubabwira ko tubakunda mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi kundi abari akagaruka twakiriye c'est bon nibisanzwe nakagaruka nabonye benshi mwarakunze ibitekerezo bye ese ugisoma comment wa oya nago nkunda gusoma comment nakubwiye ko umunsi umwe nigeze gusoma comment ndaranasinziriye ko mbona comment zawe ugerageza uzisome kabisa abantu bavuga bati uyu musore yasesengura ibintu neza ewana nabonye kabisa abantu barakunze ikiganiro duheruka kugirana ndabashimiye cyane reka mbabwire ngo iyo weretse umuntu ko akunze ibintu byiwe hari abantu batabihereza agaciro kabikwiriye ariko biba bifite ingano nini cyane siko umuntu ashobora kukwappreciatinga umuntu ashobora kukwappreciatinga bikaza biruta n'agaciro k'amafaranga nukuri kubera ko iyo umuntu akunze ibintu ukora ari byo binakugaburira ari byo bintu byuka mu gitondo ujya gukora kuko akazi nkora n'ubundi n'ubunyamakuru n'ubusesenguzi kuri Badrama TV bagiye banakore subscribe kuri Badrama TV ni ibintu bintera imbaraga iyo mbyutse mu gitondo ndavuga ni wow reka noneho nanjye nkore research nanga ibintu bitandukanye n'iby'abandi batanga cyangwa se umuntu wese uzajya wifuza kureba Gasaro yatumiye Sebo avuge ati noneho
nakicara nkareba iki kiganiro kuko Sebo ni umuntu nizera mu bitekerezo byiwe. Yeah. Ndabishimira Imana rero. Utazi ubwenge gusa ashima ubwe. Nabonye hari n'abandi bati yo biratangaje kubona umusore ngo mwiza nk'uyu ngo usenga. Kugira hari indirimbo ya Nicolas Yiyerka ivuga ngo kugira ifeza n'izahabu ibyo ni byiza kuri nge, kubaho neza n'ibindi nabyo ni byiza kuri nge, ariko uzandindira ubugingo kugeza ku iherezo. Ubwo rero aka kanya turi kubona n'abafite amafeza ibintu byatangiye gukomera. Ejo nabonye video nifata mu maso ndavuga ni noneho ahantu ibintu bigeze. Hari amakuru none ari kuvugwa, hari n'amakuru atagomba kuvuga ubu tuvugana. Umva ko muvuga amakuru hazagira uvuga iriya nkuru. Iyihe nkuru? Nta video wabonye? Iriya se si babivuze, si bya biriya byataye agaciro kuko barabivuze cyane. Hari ukorera mu Rwanda? Umuntu ukorera mu Rwanda wavuze iyo nkuru. Yuriya mu kabyita umukinnyi ukina muri iriya kipe ikomeye. Njye amakuru numvise nuko ari photoshop. Yaba video analysis icyo bakoze urumva nuko iriya isura yitamuvingaga cyane, niho hano bahere bavuga yuko ishobora kuba ari fake video, dore ko ari ibintu bigezweho. Ariko nanone abandi banalizinga nabo bakavuga bati bishoboka kuba ari we ahubwo barayiprolonge. Ntawamenya biriya byo ntago ndishobora gusa hari umuntu uzi ibintu bya photoshop yarambwa ati ndabone photoshop niyo nayo mpamvu gusa, ariko nta kibazo twikomereza. Meze neza cyane, ndashima Imana. Ibintu ni amahoro. Ibintu ni amahoro cyane. Ndashima Imana. Urashima Imana. Ya. None se Sebo urambwiye ati nabonye video, ariko na video yindi imaze iminsi icicikana. Ndetse nabonye hari abantu muri comment biyandikishije. Reka mbanze nsoma uyu muntu. Ayiyandikishije utuntu ntazi ukuntu tumeze. Ariko nanone biransetsa. Kubera ko umuntu wese nyine agira iturushye. Rero hari umuntu uza akabikwibutsa ukagira ngo akugutera ubwoba. Ngo rwose ngo namwe ngo ituru yanyu izagerwaho nyine. Nese turabiyobewe. Nabonye waranakoranye n'ikiganiro na Amani. Ni naho yabivuze. Amani yagiye gupima ahantu Sabe yasimbutse. Yagiyeyo ntago icyangi cyari nge. Ntago ari wowe nyine. Nge nuko nyine mwakoranye. Nabonye akandi ka video yagiye gupima ahantu Sabe yasimbutse. Uwo muntu yanditse comment avuga ngo iki? Ngo muvuge make ngo namwe ngo uyu munsi muri kota ngo umugenzi wanyu ngo ariko namwe ngejo nejo mundi muzakurikiraho. Nawe azakurikiraho. Nuwo wanditse iyo comment nawe azakurikiraho. Yes. Kuko twese kuri iyi si tubayeho nk'abagenzi. Hari abantu batajya bibuka iryo jambo. Nge naravuze ngo byibura umuntu ajya ku munsi nge nkunda kubikora ari njya mbyibagirwa wenda iyo nagize akazi kenshi, ariko nkunda gufata umunota umwe ngatekereza ndyamye mu isanduku mfite amapamba mu mazuru bari kunsezera bazenguruka umurambo wanjye bansezera, nkavuga niyo image zawe imeze gute. Nge nkunda kubitekerezaho. Hari n'umuntu ubwira ngo uzapfa akakubwira ngo toka shitani ngo ndakwiyamye. Yego. Abo bantu babaho cyane. So rero impamvu yavuze gutyo wenda na marangamutima, ni nayo mpamvu akenshi najya nge nkunda kureba comment cyane, kuko comment ziba zirimo amarangamutima menshi. Kandi akazi twe dukora hano akenshi twirinda gushyiramo amarangamutima. Kuko iyo uri umunyamakuru w'umunyamwuga, iyo uri umusesenguzi w'umunyamwuga, iyo ushyize amarangamutima menshi mu bintu ukora, icyo gihe utangira kuba umuhezanguni. Iyo ubaye umuhezanguni ikintu kiba niki, utangira kugaragara ko utangira gucamo abantu ibiciro umunyamakuru. Uri umunyamakuru ashobora kugira impact ikomeye cyane kuri society. Ashobora kugira ibyo ahindura kuri society. Kuko uzarebe nuko aka kanya ibintu byajemo akavuyo. Ubundi mbere umuturage yacanaga televiziyo cyangwa kumva radio, icyo umunyamakuru yavugaga yahitaga avuga ati iki kintu nicyo. Yaravugaga ati ayo makuru ni inyumva kuri Radio Rwanda. Nyinyumva kuri ayo makuru mumbwereka manze mfunguye radio numve ko nyumvaho. Yabyumvaho akavuga ati iyo nkuru koko niyo. So ariko aka kanya biragoye kubera ko umuntu arabyuka agafata telefone ye akahita creating YouTube channel, akahita zakabwira abantu ibintu ashaka, akaza akabwira abantu ibintu bitafututse kugira ngo agire views, kugira ngo arebwe. So rero navuga ngo nge nago nakishyira muri abo bantu bagira amarangamutima mu kazi. Amarangamutima nge ndagira mu buzima busanzwe. Hari umuntu wigeze kumbaza ngari Bruce Melody ngo na The Ben nguri yihe team. Ndamuga ati ibintu ushaka kubigusobanura mu buryo bubiri. Jewe nkunda The Ben.
ariko nemera Bruce Melody kubera iki kuko nakuze mfana The Ben nakuze ndi umwana numva indirimbo za The Ben ariko aka kanya ndebye Bruce Melody move ariho iyo ndebye Bruce Melody uburyo ari gukora uburyo ajya muri Amerika uburyo akora ibiki ndavugana aka kanya Bruce Melody ari hejuru so rero iyo ngiye mu kazi ntabwo nshobora kuza ngo nkubwire ngo The Ben ngarenze ngo Bruce Melody ngo kuko ngiye nkunda The Ben. Ibyo rero ni ibintu bitandukanye ni nkuko umu DJ yagiye mu kabari naga DJ indirimbo akunda adije indirimbo z'abantu bakunda adije izakunda bamwirukana kubera ko abakiriya ba reklama cyane c'est bon ikintu kiriho duheruka gukorana wowe wemeza ko iriya video ariyo nyuma yaho rero iriya video ya Sabe narabikubwiye ariko nakubwira ati ndabona ariwe nyuma gatoya ni hasotse indi video warayibonye ariko na n'uyu munsi aravuga bati nyamara ntago uri yariwe ati ibi bintu ntago ari byo ni muri bibiri byanditse bivuga ngo hahirwa bemera batari babona hahirwa bemera batari babona kwizera kurarema ariko nanone ari igihe ukomeza gukerensa ibintu ariko aka kanya umuntu utari kubyemera ni wa muntu use nabigereranya gute since nakunze umuntu ejo wanditse comment ku kiganiro nakoranye n'witwa Justin yaranditse ati ngewe nitaye ku cyaba kuri Sabe ngenda mukunda ibihe byose yabarimo ahubwo bantu badukurikira mwagakwiye kudukunda mu bihe byose twaba turimo uyu munsi naba ndi mwiza Gasaro ejo nagwa mwikosa ejo bundi byangendekera ukundi mwebwe mutatekerezaga mwagakwiye kuba mudukunda kuko ni turi marayika mukadukunda ibihe byose apana kuba twagerwaho n'ikibazo mugahita musa naho mutuvuye inyuma icyo gihe nturi umukunzi urumufana nicyo kintu ngiye kukubwira rero Sabagira abafana akagira n'abakunzi nariko nanone ntuzategeka umuntu gukunda umuntu gukunda naga ari itegeko gukunda ni ibintu byizana urukundo nyavuga ngo ni unconditional akenshi unconditional love niyo na appreciating gukunda unconditional love ni handi ukunda umuhungu cyangwa umukobwa cyangwa ugakunda umuntu utagize ikintu na kimwe ugenderaho unconditional nukunda amaguru ejo agakora accident amaguru agacika icyo gihe uzahita umwanga oya ubwo iyo wamukunze biri unconditional wavuga ngo kugeza ku rupfu kugeza ku rupfu mu kanya gatoya nibwo umuntu umwe yaraye kutubwira ati ariko ubundi muri abanyamakuru atariko hari igihe kimwe mufata uruhande bati kandi bitagakwiye aricyo kintu njya mbwira abantu nti niba uri Gasaro cyangwa se uri Sebo cyangwa uri runaka umuntu uzakwaka ikiganiro ati ndashaka kuza kuvuga Sebo mu ruhande uko mbyumva ngiye yangiriye neza uba ugomba kumwakira namwakira nundi ariko navuga ngo Sebo nubwo yaje kuri kamera avuga ko yangiriye yahari yagiriye neza ariko ngiye yigize kumemukira uwo muntu no kamwakira rero tuba tugomba gufata impande zombi kugira ngo buri muntu wese twumve icyo bitekerezaho kubera ko imyumvire yawe ntago ari yo yanjye siyo y'uyu muntu dukurikiye Gasa ibyo ndabyemera ariko nanone uwo muntu ugomba kumwakira uzi neza ko afite fact na resource y'ibyo bintu sibyo ko hari igihe umuntu ashobora kuzaka kubwira ngo wenda Gasaro yangiriye nabi Sebo mu kiganiro kuri Badrama ngomba kubanza nkamubaza yakugiriye nabi mu buhe buryo of course mibimenyetso so ibyo bintu maze kubinyuzamo amaso rero nibwo nkabona birafatika nibwo mubwira ngo ngiye kuguhereza platform kugufite ibintu bifatika ugomba kuvuga kuri runaka ariko wenda nanone uwo muntu ashobora kuba yabyanditse avuga ati hari abantu bafata abantu badafite ibimenyetso badafite icyo kasanga ufasha umuntu from nowhere araza ngo ninge wateruye Sabe nyine nibyo bavuga ngo nugutangaza ibihuha urumva ibyo rero nabyo aba ari ibihuha ariko nanone nago twarenganya ababikora ahubwo nge nsigaye ndenganya audience nimba yatangaje ibyo bihuha mukajya kumureba mushaka iki ikibuga ni kinini hari abantu batangaza ibintu bizima wowe bibona gute rero so uburyo mbibonamo rero nuko buri muntu wese afite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo sibyo hano aka kanya wavuze ko nyir'urugo yapfuye ntago aba ari uba wakoze iki uba wamwishe nimba Sabe aka kanya ibintu byaragiye bigaragara gutya step by step urumva bikagera naho tutangira kubona reaction za Sabe nazo zitari navuga ngo zitari mu gihe cyanyacyo kujya gupostinga umugore we ngo ndagukunda bira ni ibintu bita byerekana intege nke no gushaka gukonfirma abantu ko nta cyabaye kandi mu byukuri wowe ushaka kubikora kuri pressure sibyo yaba ari peer pressure urumva yo kuvuga ngo barunaka none ureka nkora iki kintu so navuga ko rero nyir'urugo iyo yapfuye ukabivuga ntago aba ari uba wamwishe
ni nayo mpamvu aka kanya nubwo Sabe bari kuvuga ngo nago ngiyewe ndibuze kurenganya umuntu wagiye kuvuga ngo Sabe nabambwe kubera ibi afite ibimenyetso sibyo cyangwa Sabe ararengana urumva nta numwe ndi burenganye mu gihe afite ibimenyetso mu gihe afite uruvugiro kuko zira video ubwazo zitanga uruvugiro aka kanya RIB ishobora gukurikirana washyize zira video hanze ariko ntabwo izakurikirana bari kubivugaho kuko video already amaze kugera hanze kandi siwe wayizanye sibyo wenda icyo ngicyo nacyuze kukigaruka ukimbaze kuri uriya mugabo wagiye guha ikiganiro Sabe ntabwo hari ikintu ushaka kukivugaho nako yago sorry urumva uze kubyibuka ubimbazeho so icyo rero icyo navuga nuko aba bose bari no mu bucuruzi iki kintu tukigarukeho haba uvuga Sabe nabi haba uvuga Sabe neza ubu no bucuruzi barimo ubu no bucuruzi turimo nanjye kanikiremo kubera ko umunyamakuru nyembyuka nshaka inkuru ikubagaho icyo biti kubagaho ni ya nkuru nyine ndibuzane nka breaking umuntu wese akavuga ati ibyo rero nawe Sabe yarabikoze igihe yakoraga ku gihe bivugwa ko Knowless yagiye ari kurira akajya kubwira Sabe kujya akamubwira ati mbabarira tight irahari nuko telefone ngira ndaza kwikwereka yashyize ifoto ya Knowless na Safi aravuga ngo Knowless yatarokoka ngo kondomu za Safi tight iracyahari Sabe aramubwira tuzabaza nibyo icyo gihe yakotangazaga inkuru mu gihe yarafite fact Knowless katagiye kumurega nareke rero nawe bamuvuge n'abandi bantu bumve ko abantu ibyo turi kuvuga hano hari abasesenguzi hari abanyamakuru so ngiye nk'umunyamakuru rero niyo mpamvu ngiye navuga sinjya nkunda gusoma comment sibyo Sabe yego hari amakosa yabayemo gufata umuntu video kuri ugatuma soka mu gipangu yiruka ntacyo ushinzwe utari umunyamakuru ibyo ngibyo ushobora kubihanirwa kuko n'impamvu Sabe yavunitse ni kubera ira pressure y'abantu bamufotora bakora ibiki sibyo yego yurira ibipangu sibyo ariko subundi iyo yisohokera bakamufotora gahagarara ati ubundi murashaka iki ko nta wari ubonye ari mu busambanyi byari gutwara iki hari situation igiba nawe ushobora kukubaho nanjye yambaho ikaba mu masegonda make ugakora ikintu nyine utabanje kubitekerezaho iyo rero niyo situation Sabe yisanzemo kuko ari situation ikugeraho ikakubuza kugira icyo utekereza ikakubuza gutekereza ukaza gutekereza nyuma ukahita ukora niyo pressure so niyo mpamvu navuga ngo rero nago nanone narenganya Sabe uravuze ngo twese turi mu bucuruzi n'umuntu nge narababwiye abantu badukurikira ndababwira ni nyaboneka icyiza wagikurikira ibintu byubaka kurusha ibisenya kuri YouTube impamvu ni iyihe urafata megabytes zawe ugafata igihe cyawe ukamara amasaha 2 wicaye uri kureba ibintu nawe ubona ko bidafite 12 ukaza no muri comment ukabyiyandikira urumva ukuntu butaye n'umwanya nge uri kuma views uburi no kuza muri comment ukabana comment bigatuma nge platform yanjye ikomeza kuzamuka kandi ngo wabyanze kandi kuri YouTube channel hari abantu bigisha man YouTube channel nta kintu kitabaho yego nge nabone provisoire kuri YouTube channel ni imodoka theory nayigiye kuri YouTube channel urumva YouTube channel bigisha guteka YouTube channel bigisha icyongereza hari umuntu wicaye hano utazi icyongereza yirirwa afata amasaha 2 ari kureba ngo noneho ngo Sabe ngo noneho ngo Sabius ngo Story of Sabius indirimbo bakoreye ngo Sabius urumva ugasaga umuntu afashe umwanya ari muri ibyo ngibyo turi mu bucuruzi nayo bavuga ubwirago aka kanya niba tubona uwitwaga bajya babyita guki iyo umuntu ari inshuti yawe cyane imandwa ni iki ni imandwa sinzi ukuntu babyi nyine mu kinyarwanda nge macano oya best friend ariko tujye dukoresha n'ikinyarwanda kibitse kugira ngo abari inshuti magara ako bakunda kubyita ngo ni imandwa ye ni iki ni giti mu jisho ni okay it's fine uko twabyita kose ariko reka ubwo tubyite inshuti magara CHITA CHITA rero CHITA rwose ikikwereka ko ubucuruzi bukaze CHITA buri reaction twari dutegereje kuri CHITA yagombaga kubiyihe gasa reaction twari dutegereje kuri CHITA kakanya nk'umuntu twabonaga umeze uri close na Sabe sibyo kandi ubushuterega ni cyiza yabaga abantu twagiraga inshuti nka ziriya ariko icyo navuga kuri CHITA icyo namugayaho CHITA ntabwo yagakwiye kuba ari no mu biganiro byari kuvuga Sabe yagakwiye nyine nuko ari ubucuruzi twe ko turi kumuvuga twe nta sentiment Sabe nge sinari nahura nawe ariko nge hano mfite inshuti muri showbiz mfite inshuti z'abanyamakuru sibyo ishobora hari case ishobora kumubaho ukanamamagara ngo mubisesengureho
nakubwira ni hoya buriya mu buzi nubwo dukora akazi habaho ubushuti ndabyemera hari umuntu waba ari inshuti ku buryo ushobora no kumbwira ati sebo kuko nye mbona ko n'ubundi bya bastinze byagiye hanze nkavuga ngo n'ubundi ntagarura ahubwo ninjya kubivugaho abantu ndabatiza umuriro gukomeza babitekerezaho so CHITA hari ikiganiro amaze nko gukora ibiganiro nka bingaye kuri Sabe nka 3-4 I guess icyo yakoranye na gafaranga noneho titira akandika ngo Saba ashobora kwiyahura you understand uri kumva ni title wenda cyangwa n'umutumirwe wabivuze ariko ni kuri platform ye none se bitwaye ni kuri platform Sabe kandi amuvuga mu buryo in positive way ariko iyo titre se uswara abantu batari ikiganiro basoma titre gusa gatagenda avuga ati Sabe nyine agiye kwiyahura ukaba ushatse kuvuga ko CHITA nayo gucuruza Sabe ariko umuco of course mu buryo buri professional that's good ni byiza nibyo ni ubunyamwuga rwose nta nikosa ririho ariko nitugaruka mu buryo bw'ubushuti it's a big mistake kosa rikomeye ku nshuti njye nimbona inshuti magara umva ikintu cyitwa magara ntunsige magara ugomba nimba ari situation imbayeho wowe ikorera n'ibindi biganiro wereka abantu kudashaka gukora iki none se kuri iyi mihanda ntago njye namunenga kubera iki rero nimba iyi mihanda ari cyo kigezweho buretse gato ari byo bari kuvuga kubera iki weho ubwo habashaka kumwaka ibiganiro bamwaka ibiganiro bakaza kubivugaho wenda uko babyumva ntago nanjye si munenze mu buryo bw'akazi munenze mu buryo bw'ubushuti ngenziranye afitanye na Sabe ngenzi CHITA yigana amajwi y'abahanzi nzi CHITA afite impano yigana ba Bulldog yigana ba Nizoka Boss sibyo bamutumira kuri ala TV ngewe amakuru mfite nuko CHITA mu kugera ahageze ubu ngo hari uruhare runini rwa Sabe nawe ariko arabyemera rwa Sabe so mu buryo rero bw'inshuti bingana gutyo nago ngiye kubigisha ubushuti cyangwa se nago ndi inzobere mu buryo abantu bagirana ubushuti ariko ngewe uko mbitekereza mu mutwe wanjye nuko umutwe wanjye ubyanariza nuko inshuti yanjye mu gihe igeze mu bibazo bimeze kuriya bya bivugwa ari byo cyangwa atari byo mpitamo guceceka ukambaza mani inshuti yawe bimeze bite se umeze bro nabyo nzi muhamagara ufite nimero yiwe ngiye ariko mbwira abantu kwamaza inshuti sinjya no kukubwira ngo sibyo byakoze sibyo ngeze kugira inshuti barayifunga urumva mani yari story ndende kabisa yakundanaga n'umukobwa ni wabo babizi nyine baza man ariko we yari yararangije mbere umukobwa akiga akajya namutwara ku ishuri n'imodoka umujama wanjye ari umushoferi so ikintu cyaje kuba rero umunsi umwe baje kuryamana by accident kandi wabo bose bari babizi man umumama wo mukobwa ahita amufungisha noneho nyine urumva story itavuga umujama yafashe ku ngufu bari bakunda imyaka 3 babizi barutanwagamo imyaka 2 umwana yari mu mineri yari afite 17 akurumva ni ikibazo aho urumva teke gushyigikirana none ni ikibazo nyine ni ikibazo none se inshuti zawe zose zizabo nka marayika ariko abantu barambazaga bro wa mujama yafashe nabyo nzi muhamagari wabo cyangwa mujye kuri Niba babahereza amakuru ya nyayo sibyo ntago erega inshuti zawe zose zizaguma mu byiza nicyo kintu nyamvuga iyo umugore n'umugabo bagiye mu rusengero bagasezerana ngo tuzatandukanywa n'urupfu ngo tuzabana mu bibi no mu byiza ibibi ni ibihe ni by'umugore wa Sabe ari gucamo niyo mpamvu agomba kuba iruhande rw'umugabo we hari abantu badatekereza ku kintu cyitwa ibibi wowe ukumva ngo ibibi ni just kuvuga gusa tuzabana mu bibi ni byiza umugabo rero yaguca inyuma ukirengagiza ko guca inyuma biri muri bya bindi bibi so rero ngewe na mpamvu navuga ngo ngewe mu buryo bw'ubushuti nzi bwa Sabe na CHITA ntago ari wa muntu wagakwiye kakanya kuba yicaye ari kuza avuga ngo ngazanye ngabashaka gushinjura Sabe ngazanye abashaka kuvuga ngo Sabe nibyo banabivugira ahandi nuko abana bivugiriwe nta kibazo ariko mu buryo bw'ubushuti umva rwose biriya ntago nabishima pe bamwe bakibaza bati mukanya nandi gusoma ama commentaire bamwe bati ese kubera icyo ukunda kuzana ubundi abantu bakora kuri channel yisimbi bonyine gusa atakira urundi ruhande no kuvuga ngo akariya agakundi harubwo nago bivugitse nabi ntago ari kimwe nk'agatsiko sibyo dukundi tubaho mu buryo bwiza cyangwa ububi sibyo abantu bazi showbiz bamudukundi sibyo byagiye bigaragara kuvuga ngo umuntu nimba hari abakorana na Sabe na CHITA babo bari hariya sibyo bitewe na content bakora kandi sitwa bibarenganyiriza sibyo inabacururiza
hari wenda runaka 3D nanuza bakoresha Sky 2 bakoresha runaka nabo bafite agakundi kabo hari ariko Sky 2 sibyo umwatsi ikiganiro nawe uri kwibadrum ntabwo yakwima ikiganiro ntabwo yakinyima ariko nanone hari abo bakorana cyane nyine kubera babantu biyumvanamo bitewe na content bagira banzovu bakanyumbya ugasanga bibereye kwande kwa Manibu kuko nyine afite abo bantu bareba ibyo bintu so kuba rero yabikora gutyo ntago nabibonamo nk'ikosa buri muntu wese agira abantu yiyumvamo buri muntu wese agira abantu ahitamo agira abo afatanya nabo gusa nanone ikintu nagarukaho nuko buriya iri umunyamakuru ushaka kwagura no gukora ibintu byanyabyo nuko wacira ingeri sose gusa nanone sinakigisha umuntu ngo content ye niba warapanze content ye ariko nanone kiranye gukura yajyaga ambwira ngo kina nimbwa ikakurya kina nimbwa ikakurya ubwo ngubwo mwuka wera udasobanukiwe bisobanura cyangwa bisobanurira ukina nimbwa ikakurya that's true byo nibyo Sabe yaragiye afata abakobwa nyine akoresha abakobwa cyane abantu bagenda babivuga kuki iki so kusinutsa abakobwa munyumve neza sibyo ariko nyine hari igihe kera tukira abana je ndi bucura mu rugo tukira abana ari ukuntu bavugaga ngo we nukahorane na bashiki bawe ushobora kuzakurura icyabakobwa ushobora kuzakura icyabakobwa giva mu bamama tugenda mu basore bagenzi bawe kubera icyo umubyeyi yabivugaga yaravugaga ngo ushobora kuzakura ufite za character z'abakobwa nukuvuga ngo rero uwo mugani n'umugani wa kinyarwanda uba ukina nimbwa ikakurya cyangwa ikagusiga imbaraga se aka kanya Sabe byaba ari byo cyangwa bitari byo ariko nago Sabe ari man I'm so sorry kuvuga ibi twese turi beza abanyarwanda kazi turi beza pe ariko habaho level niyo mpamvu tugira n'ibyiciro by'ubudehe nago rero uramukobwa ngo ino ndeba ari ikiciro cya Sabe naga ari ikiciro cya Sabe ku rwego ariho Sabe ku mafaranga afite Sabe ku mugore mwiza nabonye afite uramukobwa ngo ino ndebe abastari bacu tujya tugira ikibazo cyo guhitamo nabi nabyo bikatwafecta handi uzabona Diamond aracilinga n'abantu babazari bafite boss ladies bafite amafaranga ubu se Sabe wenda hagize ibyago uramukobwa yamukavaringa mu buryo bw'amafaranga finance byiburi yabari nkundi ntari yakuru se ntari yakuru uvuzwe kuri Sabe niyo mpamvu nkubwira ngo sometimes wowe icyo ugenderaho nuko abajejeta faranga babiri bagomba kandi si ngombwa icyo gihe rero nta muntu none se rano urukundo si urukundo Sabe afite umumama afite umudamu mwiza biraba byita hit and run iyo ndirimbo ntago yize hit and run hit and run rero none nandi uzabona man nakubwiye ngo abantu nibaze kunyumva nabi ngwino ndebe no mu buryo buri physical nagari ku rwego rwa wenda Sabe ariko afite amafaranga ariko afite amafaranga urya neza kuki abantu mutabyumva none se ni mu buriya mudamu nagari mu ariko nagari mwiza nago bishamaje abantu banyumve neza ku rwego rwa Sabe wenda ku rwego rwanjye birashoboka ko na amafaranga wari muri babana bavuga ngo amafaranga akora byose yakugeza hose iki gihe turimo si hose yakugeza si byose yakora ariko bike mu byifuzo ufite yabyuzuza hari byifuza amafaranga atakuzuriza ushaka kuryama kuri matera nziza nusinzira uryama mu nzu nziza nusinzira ushobora kuba bashyize ibiryo byiza ku meza ushaka nugira peti ibyo ni byifuza amafaranga atakuzuza ariko ibyirari amafaranga arabyuzuza byifuzo byirari irari rifitanye isano na Satani kandi Satani kandi bakavuga ko amafaranga nafitanye isano na Satani ariko ayo mfite njye afitanye isano n'Imana amafaranga yacu tujye tuyakoresha neza dufasha abantu dukora ibyiza bizatugaruka ntago byoroshye bamwe bati kubera iki mukomeje gukora ibiganiro ku muntu tinago bikwiye ndetse wamugani yaburi gukora mu buryo buri positive nawe uri gukora mu buryo buri negative bose bari gukora bimwe kuko wamugani wawe icyo kintu uvuze umpaye ingingo wamugani wawe nge ntashaka gucuruza ntago nakicara ngo mvuge uyu muntu none se niyo nakicara ndi kukuvuga mu buryo bwiza ariko still ndi kukuvuga
rero witera umuntu amabuye ngo ari kuvuga uko abyumva kandi nawe wicaye kuri platform yawe uri kuvuga uko ubyumva cyangwa se abatumirwa bawe kuvuga uko babyumva ariya ngo umunyasekundi wera gukoresha amagambo akomeye ariko iki ni ikinyarwanda aha ni amagambo y'ikinyarwanda n'abantu bakwiye kujya bamenya imigani y'ikinyarwanda umunyasekundi ni umugani umunyasekundi imigani migufi umunyasekundi kute wicaye kuri platform yawe ni ukuvuga ngo hano buri muntu wese ari kurwana no kwerekana isura nziza muri rubanda kandi twese kuri 20 turahurira kuri banki runaka ukoresha ubikuza uzababwire ati mukuremo ikiganiro cya Sabe nakoze sasa muyigumanire cyangwa tuyafashishe nde aba imfubyi abatafite nibyo birashoboka sibyo bakwishyushye none nimba tujye kuri CHITA nimba uri kuzana abantu ngo bari kuvuga nabi Sabe wowe CHITA kuki utakoze ikiganiro kimwe wenda cyumu kuki ukomeza kubikomeza se urabibona ni inkuru nyamukuru mu gihugu iyo ni inkuru amarazi ari kubyuka akayivuga mu rubuga rw'imikino abantu bari kugaruka kuri Sabe nabyo bumvishije umunyamakuru witwa Regis ukora kuri Fine FM mu rukiko yaravuze ati iriya video nimba ko kariya Sabe nakishima ndasohoka hano nge no kunywa icupa kubera ibyo ntabyo numvise yarabivuze Regis sure Muramira Regis ndamuzi yaravuze ati iriya video nimba ko kariya Sabe ndasohoka hano nge ngura agacupa nge kwishima ariko nimba atariye ndababaye kubera iki kubera ibyo yabakoreye kubera inkuru yabanditseho kera ariko yabanditseho inkuru zigeze abantu nabo bagira inzika ibaza ibintu bya kera cyandika none se ubwo ngubwo nyine inzika rega ari igihe umuntu akora ikintu nese niyo mpamvu Knowless utamubona utigeze umubona kwa Sabe akibaze kwandika abantu bagira titre we noneho titre yo ku gihe igihe ni igitangazamakuru hano mu Rwanda kuba iyo cyanditse inkuru uvuga ati ngo Knowless yatarokoka kondomu zande agakingirizo si kondomu nyine ndi kuvuga ko nabibonye ejo bundi abantu babikwirakwiza yego none se hari gerega hari igihe inuma y'u Burundi si yatumye kuyirwana cyangwa irwana natumye kuyuburundi ngo ahubwo so ariko inzika sinziza nanone anyway cyane cyane yari mu kazi ariko hajemo buranga amafaranga cyangwa indi mikoranire ya danje bakorana da amafaranga ngiye mbona ashobora guhindura byinshi hano ari comment ati none se reka mbibarize mwa abanyamakuru mwe ubwo ni in general kubera iki gihe yago yariraga ndetse n'igihe ndimbati yaragiye gufunga imyaka 25 nta wicaye ngo akora ibiganiro bimuvugira iyo ni comment abantu bari kwibaza ntago ari njye uri kubyibaza no kuvuga ngo hari igihe twese twakoze ibiganiro yarafunzwe twakoze ibiganiro abasesenguzi baraza bati ni gute ko umuntu usaza ufite imyaka 40 ingahe aho ngaho ikintu nabisobanuraho aka kanya ikiragihe ndimbati yari yafunzwe bikumva ariko aka kanya Sabe nagafunze yego kiragihe ndimbati nyine yari buriya ribio yatangaje yashyize statement ngo aka kanya cyangwa se tsiri akakwita bakakubwira ngo yego ntago wajya urinda uvuguruza ribo ahubwo uricara ukavuga inkuru ukavuga uti ndimbati nyine biki sibyo ariko akanya Sabe ntago tuzi neza ko amashusho nyine hari abatazi ko amashusho yako ngiye maze kwibona karaye sibyo aka kanya Sabe nyine biracyari mu rujijo hari abantu bagomba kuza bakavuga si nibyo cyangwa sibyo ariko ngiye inkuru yatangiye kugera mu maboko ya RIB buriya izi nkuru nkunda kwirinda je iyo umuntu bamutaye muri RIB ubwo abari mu bugenzacyaha dosiye bagiye kuyishyikiriza ubushinjacyaha icyo gihe mba ndetse kuvuga nje none ndimbati nimba nawe yaraje ejo bundi ukabona ko avuga ati rega ntiyakagira umugabo se kwa mugenzi we nawe ukabona ko agaruye bya bintu bya kera ni ukuvuga ngo ndimbati hari akababaro n'agahinda yatewe na Sabe ko cya kiganiro kitaba nago twari ko nago ndimbati hari kujya muri ndimbati hari igihe kinini cyabayeho atari kumwe n'umuryango we hari igihe kinini ndimbati yamaze atari adafite liberté yifuza hari igihe kinini ndimbati yamaze atari gukorera amafaranga ari kudindira ibyo bihe byose rero niyo mpamvu nago umugabo yabyibagirwa
turababarira ariko nitwibagirwa. None kubera iki yago nawe twagiye tumukoraho ibiganiro, kubera iki wamugana icyo gihe we nabwo atavugiwe? Reka nabyo impamvu ndi kubibaza, abantu benshi icyo kintu nicyo bari kuvuga, ikintu gihari makuru mutagurutse mu muvugire, ni ukuvuga ngo nyine haraba nta si bose buriya nako tumuvugire. Ni ukuvuga ngo dore ikintu gihari, abantu benshi bakurikira, hari abanyamakuru cyangwa se ibitangazamakuru by'ibyamamare. Igitangazamakuru cyamamaye cyangwa se gifite izina rikomeye gikunda kugenda mu murongo w'abantu kugira ngo kibakurure mu byo bashaka, sibyo? Aka kanya bavuze ngo sebo yabyaye cyangwa sebo yapfuye, inkuru ya trendinga muri izo nuko nshobora kuba napfuye. Uri kumva ibyo bintu bibiri? Iki inkuru mbi niyo icuruza kurusha inkuru nziza, ariko inkuru nziza igaragara kuba nyine kuvuga ngo umuntu arazagaragaze positive side iba kuba ku bitangazamakuru by'umwuga, kandi abo bantu banenga ntibajya bakurikira ibyo bitangazamakuru by'umwuga, bigira views 10, bigira views 100. Abantu bafite ubwenge, abanyamakuru bafite analyse nago bajya bakurikirwa rwose. Singiye kwikoma abantu, singiye kuvuga ko abantu badafite, hari nk'abantu hano muri iki kibuga bakunzwe kambagarukeho. Nta kintu nta muntu ni nyamugiye mvuga ibintu ibitekerezo byanjye bidakwiye by'abantu. Jihad mbwira umuntu usibye nk'abantu bakunda byashyushya, abantu bakunda hahi, abantu bakunda iki, nyine abantu bakunda utuntu turaho. Nta muntu serious waba ushaka inkuru irimo ubucukumbuzi, irimo ubwenge ngareba ikiganiro cya Jihad, uwo ntawe ubaho. Simvuze ko Jihad adafite ubwenge, ariko ni showbiz. Nyine ni showbiz, ariko yikorera y'entertaining abantu bitandukanye. We akora entertaining abantu, abisekereza udusonga bugari ibiki n'ibiki. Abasetsa ariko yakagiye kujya muri gangs comedy ni bwo comedy. None se twese ko tutagiye. Urumva? Uwo numwe. Fata ku mavuta. Ukuntu abantu benshi bamwanga. Nuko wenda agiye kuba mu muheza ngo unimo gake muri iyi minsi, ariko buriya ngiyo nifuzaga kumva inkuru. Naricaraga nkareba fata ku mavuta. Disclaimer nkamureba. Sibyo? Tycoon, umuhungu mukiri muto witwa Tycoon. Ariko nago ya wowe zana umuntu wateruye Sabe. Sinyambona ubaye ibiganiro. Uri mu bucuruzi nyine. Mburimo nyine. So abo bantu rero babyakire babyumve ko inkuru mbi niyo ikunzwe. None se nakubajije ngo yaba nuri kuvuga ngo ni umuvandimwe we cyangwa se inshuti ye cyangwa se barakoranye. We ntari gucuruza? Nawe ari gucuruza nyine. None waba uri kumpora iki? Ntabandi kuguhora iki? Icyo nta kintu nguhora kuko uravanga wowe ubwo urazana ubucuruzi. Jewe narakubwiye ngo ikiza no kuba watekereje no kuzana sebo, ukavuga reka nzane sebo nawe tuganire. Baretse gato n'umuntu rwose. Sukwikina kandi abantu banyumve neza. Yego n'umuntu ufite sibyo ibyiza yakorewe n'umuntu. N'uyu munsi ngewe umuntu ambwiye ati rwose Sabe yangiriye neza kandi koko yakoze ibikorwa biri hejuru. Ndifuza kuza kumushimira. Sha rwose ahawe ikaze. Kuko umunyamakuru nuko nyine ntago nazana kuza se kuvuga umuntu nabi ngo yaragwe bicyagize iki ntacyo nge bimariye, nuwaza kuvuga neza nabyo. Ni inkuru ari kuri trend ugomba gufata impande zose ukazo. Nyine ni uwo muntu naba harazazi. Ariko none nicyo nakubwiraga. Ubusesenguzi bw'abantu ntago nge wajya kubunziza kuko ntago ari nge wagupakiyemo ngo uvuge ibi. Wowe urabivuga mu musesenguzi nkawe uko ubyumva kandi nitwaza ibitekerezo. Rero hayigira umuntu uzayivugisha ngo ariko se Sabe muramushaka iki ngo hoya ngo ntibyagakwiye. None se wamugani kuki niwe byo twavugaga kuki ndimbati twice twamwicare twamuvuga. Nuko ari umustar, nuko ari inkuru y'igihugu. Sibyo? Kandi nubwo wavuze ngo wenda ngo libere yabitangaje, ariko nta muntu wigizaza ni bakeya baje ngavuga ati nubwo ndimbati yagiye imageragere. Rirabye kirira Rodenier. Reka dutegereza ashobora kuzataha. Abenshi barazaga bakamurimira hitaka. Hanyuma se kuki nta munyamakuru wigiza azavuga ati nyamara nubwo bimeze gutya ndimbati bikaba bimeze gutya arege mageragere, biranashoboka yuko yazaba umwere acuruza ate. Gato benshi ntibavugaga batisha iriya yazayirya wari uri hanze. Ntago ariko abantu bavugaga bari barakonfirmye ko ndimbati agomba kuzafungura. Ariko nta muntu confirm Imana itari yakonfirm. Nicyo mubwira nyine. Ariko nta waje avuga ati nyamara nubwo bimeze gutya na gutya rwose ndimbati imyaka ashaka kutazayirya. Benshi basaga n'abashyizeho iherezo
rero nukuvuga ngo nanjye ejo nibingeraho c'est bon nanjye bazanyota bamvuge nibyo kuko nakubwiye ndi mu ngo kibuga kivugwa nawe nugerwaho uzavugwa nakubwiye ngo sibyo umuntu wese waje muri showbiz nuko mu Rwanda turacyakennye mu showbiz yacu usanga Diamond Platnumz afite abajyanama batatu hari by'umutungo hari n'umujyanama mu by'umutwe umuterapist mu buzima bwo mu mutwe sibyo kuko bari abahanzi bakunda kugira depression ikomeye cyane kuko iyo uje kuri iyi mihanda ubuzi neza ko isaha n'isaha ushobora gushyirwa ku karubanda cyane rwose ibi bintu none ni bitaba reka ngire n'inama ba star unje sinjya ndeba comment z'abantu z'abantu umufana wicare hariya muri Canada cyangwa wicare hehe araza akavuga amarangamutima ye nagazi mu Rwanda tugira episode sibyo abantu bagezweho baravugwa bikarangira haza abandi sibyo ibi ngibi nibyo ngubwira ngo icyamamare buri muntu wese waje kuri imihanda akabicamamare ashaka umuntu w'umujyanama mu buzima bwo mu mutwe nukuri ko Imana arakenewe kuko aka kanya ngiye bifite n'ubwoba nubwo turi kuvuga nibi byose turi muri ibi ngibi uziko bidashobora no kuzagira ingaruka ikomeye cyane kuko ibi ngibi birimo n'ubucuruzi bwinshi bw'amafaranga ibi byabasabye birimo ubucuruzi bwinshi bw'amafaranga ariko aka kanya turi kwirengagiza video z'abana b'abakobwa ziri gusohoka DJ Son ira video yagiye hanze uribaza mwana w'umukobwa ameze gute aka kanya hana arameze gute dushobora kuzabura abantu ukajya uhura n'umuntu ukamubona agenda ariko yarahungabanye hari abo nzi b'abahosta ngo bari gutaha sangahe z'ijoro kuko afite ubwoba bwo guhura n'abantu kuganira nabo so urumva rero umuntu wese uza akavuga ngo ngiye niyo mpamvu nakubwiye ngo ntukajye usoma comment ngiye sinjya nsoma comment umuntu araza akakubwira ngo muri kuvuga ngo sabye namwe bizaba turabizi ko bizatubaho ahubwo nibizatubaho bituzabyitwaramo gute ngiye n'uwo muntu namusubije aterega w'intero ubwoba ati buri wese ari ku mihanda azi neza ko igihe cye kizagera cyane ibyo ngibyo ni ibintu bizwi igihe cyacu kizajya gusa ariko none hari abafite ubwoba ko mu Rwanda ngo dushobora kubona abakinnyi benshi bagiye gukina filime z'urukozasoni bitewe n'amavideo ari gusohoka sibyo urumva rero kuvuga ngo umuntu wese sinzi umuntu wese agomba kwakira ko habaho ku manywa hakabaho na ninjoro si ibintu bibaho se ibyiza bibaho n'ibibi bikabaho cyane muri showbiz rero none se kanguha urugero ahubwo uburyo watinze muri iyo situation umugabo nta mugabo udahura n'ibibazo ahubwo umugabo agaragazwa n'ukuntu yavuye mu bibazo The Ben ko yavuzwe wigeze wumva asubiza hari statement wigeze ubona muri ibi bihura ceceka so nimba rero Sabia yarisemo guceceka ariko inshuti iri kumutaba mu nama nanone nayo nicecekere turaza kugira ngo ari kuyituma intumwa kandi ntago yicwa tureke nawe kumutera amabuye CHITA bajika hari n'abandi nagiye mbona bati reka mbivuge buhoro yavuga ati nyamara birashoboka ko CHITA yaba ari gutumwa na Sabati hosting uyu nyamuneka unaba ugiye kuba nk'aba bandi uzi icyo byakoze ntago uzi inkuru hari ubu ya The Ben ushatse kuvuga ko uriya mukobwa nk'abatekereje ko yatumwaga na The Ben yaratumwe ahubwo agiye kuvuga yisanga yavuze ibintu biri no sense urajya kuvuga ngo umuntu twajyanye na Uganda twajyanye na henda mukunda cyane nako urarusenye ibaze Pamela ariko gahanu yarara makuru mfite nayo mvuze nzayabazanira none mfite fact and result gusa intumwa nago yica ariko se Sabe CHITA nimba yavugira Sabe urakora ikiganiro kimwe 2 3 bingahe bro ihangane bakoze n'indirimbo ya Sabe yitwa Story of Sabius ibyo nyine ni ubucuruzi icyo ni ikikwereka ubucuruzi CHITA uri gucuruza n'abandi bari gucuruza reka rero imbehe abantu bose bayirireho ribu niyo izigendera igakora iki igakora hari umuntu ushinzwe social media muri ribu arahari uwo rero niwe uri kugenda binyura reka tumusuhuza ahari ushinzwe social media niwe wica afite abasore nka magana bari ku mamashini bari kugenzura ibigize ibyaha muri iyi case minu bumwe twabonye minister agira icyo atangaza avuga ati mwitonde umuti turimo turakora iki turimo turawuvuguta kandi ujye wibuka ko umuti na his excellence ndamukunda cyane yavuze ati umuti ni ugusharira ariko hari abantu baba bagomba kuwunywaho ikintu kibabaje nuko muri iyi minsi dushobora kubura abantu bakomeye muri showbiz bari hehe bagiye kugororwa kandi buriya bavuga rimwe bari abagabo ubwa kabiri bakubwira uri hariya noneho bari kukubwira bati twarakubwiye c'est bon
hanyuma rero mu byo twumvise n'uriya mugabo yatanze version ye kwa Yago ati kiriho cyo nuko uriya mudamu yamugambaniye Sabi. Uriya mugabo yari ari mbere na mbere bivugwa ko yari ari muri Uganda, bivugwa ko na Sabi ari muri na Yago sorry ari muri Uganda, ariko ni ibintu simple kuba yamutegeye indege ubu uri wakitegera indege ukajya muri Uganda kuvuga ngo ukuntu ngo wateruye ngo Sabe wenda ateze bisi byakumarira iki? Ntago tubizi niba ari ntago indege amakuru nkeka nafitiye gihamya nuko Yago yamutegeye indege akamubwira ati vayo hano uze hano wicare hano. Uriya umugabo ukuze nawe w'umudivorce akajya kwicara akavuga ari amagambo angana kuriya ku mwana w'umukobwa ngwino ndebe nibyari mu ikosa nimba birari byo koko, ariko suri wowe uri papa wa ngwino ndebe wowe ko nahoraga mbwira ngo ngwino ndebe ngo wa mwana we wese wagiye gutandukana n'umugore ibyo bigenze gute. Ariko umuntu ashobora kuba ko nawe wabivuze ko nawe ashaka atari umubyeyi ariko akakugira inama, ariko izo nama kankubwiza ibyo birashoboka. Nawe ni ngubonaho wenda njyewe umva nakunze ejo bundi umuntu wavuze ngo numbona mu ikosa uzanyaye, kandi still nanjye ndeka mbivuge nanjye niba tunisho tukambona mu ikosa uzanenge cyangwa se unyaye umbwira ati gasa aha hantu rwose wakoze ikosa ndi inshuti yawe apana izi comment ziza zikandika nje ntanakuzi noneho uzaza unyegera umbwira ati Gasaro aha naha rwose iki ni iki ABCD wakoze nibyo ni byiza. Kandi ikindi niba uriya muntu ari umudivorce ntago ndi kumuvugira sina namoze niba ari umudivorce ashobora kubazi uburyo ki kuba umudivorce biryana akaba atabyifuriza umuntu ngana kuri okay nibyo yamugiye n'inama nibyo. So nyuma yo kumugira inama akajya guhamagara akajya kumuhururiza what man ibyo se ni ibiki ubwo wowe ngira inama naribi nge usibye nuriya nge na mama ubwanjye aranyicaza akangira inama. Urumva mama aranyicaza akambwira ati muhungu wanjye dore ibi nibi yarangiza akambwira ati ngaho igendere ibizakubaho nyuma it's up to you, ariko nago yajya kumururiza wowe none se bura byari n'ubucuruzi usura mugabo se ari mu bucuruzi we kujya gufatira video Sabe yarabizi ko Sabe ari umustar, yarabizi ko nyina agomba abonye inkuru numvisha afite n'agasino neme niba ari ngo ese John tujye tuvugisha ukuri ari mu zari zirimo kuki mukuru wa ngwino ndora atari we waje gufatira video arangiza ugafata indege ukajya muri Uganda nimba ari indege niba ari bisi uzikira zira video yafashe bishobora kumukurizamo kuba yahamagarwa na Niba kandi akanahanwa. Sabe yarega atarega hari n'ubushinjacyaha bwabwo bushobora kumwikurikiranira hasi ko yakoze ikintu kizi gufata umuntu video uziko no mu rukiko amajwi abatemewe hari n'amashuri ari yamashaba n'ayabatemewe ari mu rukiko kuba yaramugira inama ni byiza. Umuntu mugira inama ukamwihorera ukabyereka Imana ukavuga Imana umuntu amugira inama amaraso ye nazambazwa none se nimba ungira inama ukavuga ati sebo ngugira inama amaraso yawe niye gikwa nazamba warangiza ugafata ni ya mbere kugira ngo mbambishe byose byo biba bimaze iki urari mu bucuruzi. Numvisha navuga ngo telefone ye ifite ikibazo bamugura indaba diaspora sibyo nabonye aba diaspora ako intara ya gatanu we ibibazo byose bamwe bakavuga ko intara ya gatanu bifite mu ruhare aba diaspora munyihanganira nibo baha amafaranga aba bakobwa bakafata ama video kuri sex online nibo biri kugenda gutya amafaranga y'aba diaspora agiye gusaza abantu. Intara ya gatanu kera nyitangira gukora kuri televiziyo bajyaga banambwira chief editor akambwira ngo vuga ngo ni intara ya gatanu y'aba diaspora, ariko uyu munsi nibwo ndi kubona impact yayo kabisa. Ntago byoroshye kabisa noneho imihanda rimwe na rimwe nyine nuko kuyibamo nyine tuba tugomba nyine kwakira nta kundi. None se wamugani hari wanditse comment ati nuko nyine ati aba YouTubers timugira amagambo mugira ubujajwa tutagomba kuyagira ngo nta handi muhinga ngo mujye mugira ubugambo. Reka nkubwire hari ejo muri nandi kumwe n'umuntu nago nshaka kumumentioninga arambwira tuzi impamvu ibintu byabaye. Aba YouTubers batangira nago bari bafite amatiko pe. Aba YouTubers batangira nubwo bari bafite ubujajwa, ahubwo bashatse kuzana abastar aba celebrities ngo babaha ibiganiro. Abastar n'abahanzi bagera birya ku ba YouTubers babima ibiganiro. Aba YouTubers ubwabo baricara bikoresha kanama baravuga bati turirwanaho ibyamamare byatwimye interview
abasitari batwimye interview banze kuza kwicara ngo batubwire ibyiza bakora. Reka noneho twebwe dushake content zacu hasi hejuru kandi tuzakora. Uzi ikintu cyaje kuba byaje kurangira aba YouTubers babaye abasitari kurusha abasani. Ubuzi ko ushobora kuzana umuntu runaka agakora ikiganiro wazana wenda Komfi cyangwa ntago byaho ntarebwe kubera iki bo bikize mu mutego bazi ko ngo bagiri kwirya birangira aba YouTubers bakoze iki bishatsemo ibisubizo wenda bitari byiza ku ruhande rumwe ariko nanone byiza byo kwirwana kuko muri iyi si umuntu wese agomba kwirwana. Bajya bavuga ngo inyamaswa mu ishyamba buriya ishobora kuramba naga ari igira ingufu nyinshi igira amakenga. Inyamaswa igira amakenga n'iramba mu ishyamba. So rero nimba bari mwarishakiye ibisubizo nanone kandi bigatuma murebwa mukigarurira public aka kanya umuhanzi akaba ashobora kuba yasohora indirimbo nziza nirebwe kandi umuntu yaje akakora ngo operation yago urumva operation sabe operation runaka ikarebwa nuko abo bahanzi nabo babigizemo uruhare. Ibyo byamamare byabigizemo uruhare. Uzatumira umukinnyi wa filimi cyangwa ndukomeye nta mwanya mfite muri iminsi ndi biza. Okay, uri bize sawa, kanizanire runaka aze yicare akanzane sebaze none hagusesengure. Wowe nagushaka kuza ngo tubwire amakuru yawe kandi nuza kutubwira amakuru yawe wowe urayatubwira amabi yashyire ku ruhande nawe ivuga amabi ku kameza bahari ariko nuzana sebo niwanga ningutumira ukanga kuza kuri channel yanjye nzazana noneho uzanavuga handi yagusanze mu kabari uri cyamamare naga azabihanirwa avuge bya bindi byawe byose kuko wanze wowe kuza naragutumiye urabyanga nurangiza nyuma umamagare bro wambabari ugahindura title bro icyo kiganiro wambabari ukagikura gikureho mbabara ibyo bintu byambayeho nakoze inkuru umuntu ahitambwira ati mbabara njyewe yikureho nze mwibwirire njyewe ubwanjye kandi naramutumiye yaranze kuza namubereye imfura ndabikora mbikoraho ndamuhamagara araza dukora indi version. So rero ibyo ngibyo nanone navuga ngo aho bigeze hagiye no gusohoka n'izindi nkuru zikomeye. Hari amakuru dafite gihamya natangaza hari umuntu ambwira ati izi nkuru turi kwivugisha n'utwana kuri Sabe inkuru nago yari yazi inkuru nyamukurira izi ni ingingo z'ingenzi. Iyo nkuru ndayizi ariko sinyifite gihamya sinjya vuga ibintu nafite gihamya ko narayinyumvishe mu matwi yanjye. Ni ibivugwa rero tujye tubishugunya muri puberi ariko yambwiye ati izo ni ingingo izi turimo ni ingingo z'ingenzi. Oya nago nabijugunya muri puberi nge sinabivuga hano sinanabijuga ahubwo nakomeza nkicara nkakora research igihe mboneye fact and resource nkaza hano nkabibabwira and source nabonye arakubwira ngo it's not a resource ara yanjye kurunze nkora source nyine source resource sinzi ukuntu nkora na ara yanjye na area yanjye pronunciation legend abantu niko mvuga biterwa nanu nize mujye munyihangana mu nyumvu ku munyakiruko naga icyongereza nakivukiyemo nijya nkora miss nibyo ngibyo abantu rwose bagiye banabiva umuntu icyongere kunkosora ni byiza nyine yo kujya wemera ukosorwe ya ndabyemera nidukora ikosa source nyine resource okay ubwo ndaje nge kuri nose bisearching ariko ubwo nimba ariko nako ndakamenya urakamenya ku munsi mba numva ko bwakira nungutse ikintu gishaje sibyo rata kandi nkanakosorwa sikushaka kugenda uvuga nk'ikintu ukotora abantu bakabikubwira ukugera wadanje umunsi mukazakotora ari nk'ibintu by'akazi bakata bakwimakaza siba bigoye bibari danje binababaje tujye twemera gukosorwa rero Imana ibiduheremo umugisha kandi aha inyunganizi cyangwa igitekerezo ko mbona wumiwe hari n'abandi birasa naho ngiye gusoreza ku bibazo bibiri bamwe bati yarakubiswe nagiye mbona hari n'abavuga ibyo kamberetse gatoya ntavuga ibitari byo nsoma iyo title nagiye mbona ari n'uwanditse ngo kanyigereho yanditse ngo Sabe bamushimuse ndeba abandi bati yarakubiswe bamwe none iki kintu bari kukibaza rero nagiye mbona n'abimbaza bati none se niba umuntu bamukubise ikintu cyiza ni ukwitabaza inzego ati byaba byaragenze bite kugira ngo Sabe ahohoterwe akubitwe abe mbese yabuzwa uburenganzira bwe cyane ko ari ahantu runaka nta cyaha arimo abe yasohoka yirukanka kugira ngo n'inzego icyo kintu yacyumva gute
mu byo nabonye nuko wenda ashobora kuba atarakubiswe, ashobora kuba ubwo yaravunitse kubera ko abantu bari bahari mu muhanda na ngwino ndorahari, ngwino ndebe ahari si ibyo byose wenda ambabarire uko umuntu yakorega ko amwiciye izina se bakabigwanira urumva, ariko ntiyabyangane na ngwino ndebe ahari. Ntago nkeka ko Sabe ari gukubitwa n'amavideo ari gufatwa, usibye na Sabe no mu Rwanda ibyo bintu n'inzego z'umutekano wagiye ubona abantu babihanirwa na daso zikubita umuntu ukabona umuntu yabafata ka video gusa bukabona arabihaniwe. Sabe ntago rero yakubiswe uko ngewe nabibonye, ahubwo ni ikintu gishobora kuba cyarabaye niki. Hari igihe umuntu yiyahura, iyo umuntu yiyahuye saba yiwe si uba wizize, ahanini nyine nuba wiyishe, ariko iyo leta ikurikiranye igasanga hari uwamusunikirije mu kwiyahura, uwo muntu akora iki? Arabihanirwa. Uwo muntu bagasanga mu mpamvu zamuteye kwiyahura hari uruhare rwawe rwamusunikirije. Sabe rero yasunikirijwe gusimbuka, nimba koko yarasimbutse, nimba yaranavunitse, yego niwe wavunitse, ariko hari abamusunikirije muri ibyo bintu byo gukora iki, byo kuvunika. Muri iki gihugu ngira ngo wigeze no kubona ka video nshimira inzego z'umutekano igihe bataga stade Amahoro, ni match ya Peri na Reyo, umukobwa wuriye hejuru kuri igihe byabaye akavuye abantu bakanurira stade, umupolisi bari gufata video, umupolisi yaramuretse aramuga ati komeza ugende, ko yaravuze ati uyu muntu ni mupushinga ni namubwira nabi ashobora gusimbuka none akagira ikibazo, ikubita hasi, urumva akikubita hasi. Umupolisi yaramuretse aramuga ati genda ngo simbuka unajye kwirebera match, it's fine, kuko uriya mupolisi yakoresheje ubuge. Nicyo kintu nshimira inzego z'umutekano, bari abantu bafashe video Sabe bamusunikirije mu gukora iki, mu kuvunika, kuko babigizemo uruhare. Ibyabaye kuri Sabe imvune ya Sabe bayifitemo uruhare, bamusunikirije mu kuvunika. Gufata video se byari ngombwa? No. Abandi ko bavuga nibivugwa nagiye mbyumva no ku mihanda ngo uriya John ngo yatumwe na Yago, hari ahantu byabihuriye. Yago se yaba yarabizi ko Sabe ajya hari ahantu, nacyo gishyireho umucyo dusoze. Nago nabihakana cyangwa ngo mbyemeze, ariko ubu sesenguzi nabitangaho nuko Sabe ubwe na Yago uko ari babiri bose baziranye bihagije muri showbiz, ariko sibyo. Iyo ikipe ihanganye n'indi ushobora wowe kutagenda, habaho gutegura ngo hanze y'ikibuga ujye ubyumva, wowe n'ugenda ariko uzi kote febre iyo kipe, wowe ricara ukiga ikipe. Icyo nshobora kubona mbona Yago yakoze, Yago yize Sabe, Yago yaricaye yiga Sabe, ntago biriya bintu byagiye hanze by accident rwose. Nimba na Sabe yarahuraga na ngwino ndebe, ntago bwari ubwa mbere uko ngiye mbitekereza. Nubushize byigize kuwenda kuvugwa, ariko bashobora ko barahuraga ko batanasanga. So ahubwo tugategeza ku kino no bimenyekanye muri iyi mirie, Yago agiye hari yabigenze gutya. Ikintu nababwira nuko Yago mu biganiro bye abantu babikurikiranye yarababwiye ngo ndacyafite rokete ziremereye hano inyuma yanjye, mugomba kwicara mukanyitondera. Tekerezaho umuntu akubuza kuvuga izina rye mu kanwa akakuvuga ngo no nibeshye wongera tekereza ikintu cyatumye Brian acece. Tuzi Brian ukuntu avuga. Reka twitahire. C'est bon. Ndagushimiye cyane ku busesenguzi bwawe, niko ubyumva. Imana iguha umugisha, nakagaruka n'uyu dukurikiye nawe hari ubundi buryo abyumva kandi tutamurenganyiriza. Uwiteka abaho umugisha. Amen. Gasaro TV.